Tugiye gukurikirana igice cya 6 cy'umukino ubumenyi bwuzuye ubujiji. Ikinamico baho nizigamije gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro, kurwanya inda ziterwa abangavu, kwigisha ubuzima bw'imyororokere ndetse no kudatererana abangavu bahohoteye bagaterwa inda. Burya koko intamenya ntibwira umugenzi. Nimukurikire umukino. Ariko Mana Nyakasani, mbega ukuntu wabyaye umwana mwiza, uzi ko asa na Sandrine umukobwa wawe? Yewe abantu babivuga gutandukanye, bamwe baravuga ngo asa na Stella, abandi ngo turasa, none nawe ngarasa na Sandrine. Erega uruhinja buri wese agira uko arubona, kandi ikiza nuko bose baba babona asa n'abo mu rugo. Nanone da, ariko nakurangaranye, reka nze nkwereke. Pucu mbega umwana mwiza, dore ibitama, dore imisatsi, Mana Nyagasani, dore ibyizo. Kimbabaje nuko avukiye muri uru rugo. Nari nakurangaranye, reka ngayo kwaka kagusomeho. Mwari mukoze, ariko njye ntabwo njya ndeba. Harya ngo urumurokore? Yego nyirama, ariko mwari mukoze cyane, uyu mwana si wamwisendeye. Ariko wasomaho da, karoroshye n'ubundi ni nk'umutobe. Oya da, n'ubundi ndibikuraho ko ari inzoga. Mpereza umwana musomesheho, burya ukavura icyo mu nda. Have nyirama, aka kanya utangiye kumuha inzoga uruhinja rw'ejo. Mama Gasaro rwose. Ni umuti ntabwo munywesha kenshi. Naho izina ry'umwana ryo, njye namwise Gashira Gashibuka. Oya se kandi, ngo gakora iki? Gashira Gashibuka. Ariko warahubutse kumwita iryo zina. Ibyo tubireke. Ahubwo se hari Imana nyine aguhata ibikoma n'imbuto ndetse n'ibindi byose nyine by'intungamubiri. Ahubwo ko ntamwumva muri inzara iheye. Uvuga ntumuzi di. Uzi ko kuva natwita nta kintu na kimwe yamfashije. Ngo n'ubwa mbere numvisha umugabo utita ku mubyeyi ndetse ntiyite no ku mwana yabyaye. Aha. Harera Imana ntaramureba no mu maso na rimwe. Ariko koko imboga zibona abana. Mugerwemo bandembeje ngo ntwite, none harera Imana ngo ntashaka kwita ku mwana. Babivuze ukuri koko, ibyo baririramo abandi hari ababiririra. Gusa muri abakobwa beza kabisa. Harya muramwe iki? Nje ni ibisanzwe, shereka nimba hari icyo arisa hindura. Sha, nanjye ni ibisanzwe. Kanone wereka nzana agakese, ndumva ari byo biza koroha. Kimurambirwa ndaje. Ariko iki kigabo gifite ifaranga rijejeta. Umva, natwe tugomba ko yajya dushishikaye. Isari wari uzi ko cyatubeshye n'amazina? Yitwa nde? Ntabwo yitwa James? Wapisha, Sandrine we ko yanambwiye ko banaturanye se. Hari ubwo mwarambiwe natinze. Oya, ntabwo watinzeyo. Noneho ni mwisanzure, mufata kantu musome. Cheers. Ubuzima bwacu. Niko gara Sandrine yaratsembye ngo ntabwo iranda yayikuramo. Yaratsembye rwose. None se bananije iki? Nanjye sinzi ariko tugomba kwiga ndi mayeri. Kiretse ahari ari upfuye. Kuko kuyikuramo uko namwumvishe biragoranye. Ubwo nyine wayimuteye nuzi uko bizagenda. Nanone kumwica ndumva atari byo. Kuko bimenyekanye baduhitana. None suguragira ngo bigende gute? Muzakomeze mu mwumvishe ko agomba kwikuramo mu mutera ubwoba. Ariko se undi ko numvishe ko ufite umwana umwe, waritse akakubyarira. Ariko ari uzi ko ngo ari akazi twaba duhombye. Batazayivanemo cyangwa bazapfe. Ibyo risavuze nibyo. Ariko uriya mwana muzi ko ari inshuti yanjye. Kandi n'umwana muto. Ariko Grace ibintu byo kwica umwana w'abandi byadukoraho batumarira mu mugozi. Ubwo umugambi ni ukuyikuramo rero cyangwa akayivanamo byemewe n'amategeko.
wa mugani. ariko uzi ko impamvu yose yatangwa yatugiraho ingaruka. Uzi ko ari Ukatugeza byo. muri gereza. Sandrine wasoje koza amasafuriya ko nanjye nsoje guhata ibirayi. Ngiye kurangiza mama. Nurangiza hano nkwereke icyo nkwasha. Ni nkaho narangije ariko wambwira. Ngaho mpereza amavuta y'umwana musige mbone guteka. Ari hese? Reba aho ku idirishya muko n'uyabura urebe mu kumeza muri saruda. Akira ma, ndabona kari kana koshotse gasige. Ubakise kandi Sandrine. Aya mavuta ndumva ari kuntukira. Ariko ntiyageze ahindura impumuro. Sandrine, ubwo ntutwite? Nkwita sayo wanteye. Rahira Sandrine. Icazwaho. Sandrine, ngize ukuri ndi mama wawe. Nigeze nkubaza ngo uri ku binzobe cyane ukabyibuha none hazemo no kuruka. Sandrine, ibyo byose nkubwiye ni ibimenyetso bigaragaza umugore utwite. Byose se wowe biteye. Natekise kandi. Sandrine, uratwite cyangwa ntutwite? Ndatwite nyine. Umaze iminsi nirirwa hano sugira ngo ni amahoro. None se nabiteye nte koko? Kari ibyo nakubajije. Nazabonaga nzana amafaranga ukumva ko uvuye koko mama. Ese turabyita iki nyine? Ubu n'ukiri mu bitaro ko papa atari kwishyura. Koma. Ese turabyita iki? Abagore babiri mu rugo rumwe koko. Nasore cyangwa nyikuremo. Numva ngo zirabahitana cyangwa za nyababyeyi zikavamo. Sandrine, ngize ukuri. Ninde wayiguteye? Ko noneho nayakandira mu ipantaro. Rwema, murakoze kunyemerera ko tuganira. Nukuri ndishimye. Ni karibu rwose nubwo ntaramenya ikikuzanye. Erega ibyaba bibi nuko yabazanywe n'ikintu kibi. Niba ari ubuhoro se hari ikibazo. Ni ubuhoro nimuhumure. Nizere ko mumeze neza. Turaho turashima Imana nubwo wagira ngo yaratwibagiwe. Ibibagirwa gute se Rwe? Nasura abona Gasaro atabaye inkumi. Taranakurikirwa. Oya ntabwo yatwibagiwe, ahubwo hari undi mugambi dufiteho kandi mwiza. Nukuri ubafiteho. Nta kabuza kandi gutegereza no kwihangana nibyo by'ingenzi kuko niyigena byose. Mujyanagira urase ku ntego dore mu kanya nshobora kujya mu kazi. Yewe, umara nanjye ntabwo ndi butindi. Ahubwo ndakwamaza ku kibazo mwari muri kuvugaho cyo kubura umwana. Hari igisubizo dufitiye se? Wasanga nagifite dasa mujyanama w'ubuzima sabwe nagire vuba tubwire. Reka icyo kirenze amashuri yanjye. Ahubwo nashaka ko twiganira ku bibazo mufite hano mu rugo iwanyu. Ndabikubwiye se. Mu gihe cyashize naje kureba mama Gasaro. Yararwaye ariko yambwiye ko kimutera uburwayi ari ibibazo biri muri uru rugo. Rukubyumva? Muheruka kugenda umera iminsi 3 yose utaje mu rugo. Naho uziye uza wasinze utamubwira naho waruri ewana uzumubwira nabi ndetse unamubwira ko ngo nta kandi kana ari kukubyarira gusa urumva bikwiye. Wenda ntubeshye da ariko se kubwo kiyajya kundega twebwe gace twabyikemurira. Ubu wasanga abagore bose barabimenye. Nta wundi muntu ubizi kandi impamvu nabibwiye mujyanama nuko yaje kunsura ashaka kumenya indwara ndwaye ngo mvure cyangwa njyane kwa muganga. Humura Rwe, ntabwo ari ibintu bikomeye
ahubwo niko nifuzaga ko byakemuka mu maguru mashya kuko bimaze igihe kinini byabyara ibibazo birenga urugo rwanyu. Ntugire ikibazo rero na kimwe, ubujyanama niko kazi kanjye, muhumure rwose ntabwo bizajya hanze. ariko namusabye imbabazi kandi yarambabariye, uretse niba hari ikindi kibazo kitagenda neza. narakubabariye ariko icyo nshaka ni uko wagabanya inzoga ukajya unywa gakeya nanone ugataha hakiri kare. Ariko mujyana umuntu udatinya gutaha saa 8 z'ijoro cyangwa akarariyo. Rwe urumva ko umugore wawe aremerewe, byagukundira wamwumva rwose kuko utarajya ku nzoga ntacyo byari bigutwaye, mwari mubanye neza rwose. Ko numva amakosa yabaye menshira, ariko tugomba kubikurikirana bigakemuka amagana mu maguru mashya. Ariko kumbuza kuganira n'abagabo bagenzi banjye byo ntago Iki byashoboka. gice umaze kumva cyanditswe n'itsinda Fasako. Umutoza w'abakinnyi ni Ngendahayo Vincent, naho wafashe amajwi ni Jean Baptiste Nshimiyimana. Tubashimiye ko mwakurikiye umukino, nimugire ijoro ryiza.